Ukuri guhari ni uko nyine nta muntu utunze undi kandi ku iyi si nyine tubayeho twireba kandi man njyewe icyo nakubwira cyo ubuzima bwawe niwe ubwigenera nta wundi muntu ukugenera ubuzima n'Imana kandi ikurinda nyine n'iguhereza ubu ugomba kuramuka nta n'umuntu n'umwe ufite uburenganzira kuri wowe weho n'umubyeyi wawe niwe bagena uko ugomba kubaho. Imana rero nyine nayo ifasha umubyeyi wawe akabasha kukurengera. Erega ahantu n'ubundi uri mwana uri mu bibazo bikomeye cyane nta wundi muntu ushobora kukurengera uretse umubyeyi wawe, niwe uhagera akavuga ati hangane bizageraho bicemo mu buzima n'ubundi uri kunyuramo. Ariko nyine samutayimu hari igihe agatara kazaka papa noneho inyenyeri yacu ikamurika ugasanga nyine turafatishije mu buryo twebwe tutakekaga ariko nyine rimwe na rimwe usanga tugenda tubisatira gake gake ubuzima buzageraho bucemo kandi nyine umunsi nyine Imana izaba yaduciyemo fureshi hari ukuntu izagira gutya nyine ikarambura ibiganza ku mwana wayo yita inkubita ikiremwa cyiza kigeze neza bya hatari natiriwe nirukanka nyine mu bintu by'inkundo bitamfitiye n'agaciro kuko nyine inkundo z'iki gihe nta kigenda kabisa. Gusa bwo nyine ko uri wowe unkurikira ndagushimira ko nyine wabashije kunkurikira kandi ugafata n'umwanya wawe kugira ngo wumve amagambo mvuga nawe agire icyo agufasha kandi ibyo mvuga nyine birasobanutse cyane byahatari kabisa ku buryo nyine ushobora kubikurikiza nawe ukabyaza umusaruro ibyo ukora. Ubaha ababyeyi bawe.